Regio Maria, igitabo gisobanura Regio ya Maria, umutwe wa 38, abapatirisiyani, gukomeza uko inama ikorwa. Hari abagira bati kuki iyo nyigisho itasoza inama bityo ngo ikubiremo ibyavuzwe byose. Biroroshye gusubiza, iyo nyigisho ifite akamaro kanini ku mpaka zikurikira. Indi mpamvu ituma iyo nyigisho itangwa icyo gihe nuko rimwe na rimwe abapatirisiyani baba batayisobanukiwe neza. Muri icyo gihe rero gusobanura bizagira akamaro mu mpaka zikurikiraho. Iyo umuyobozi wari uharangije kuvuga, kungurana ibitekerezo birakomeza kugeza hasigaye iminota 5 ngo inama isoza imirimo yayo. Hanyuma uyoboye inama ashima mu magambo make watangije inama. Bemeza ingingo izaganirwaho mu nama itaha. Ingingo zigomba kuba zerekeranye n'iby'iyobokamana. Ingingo zerekeye ubundi bumenyi zigomba kwitazwa. Iyo hari amatangazo barayatanga. Bose barahaguruka bakavuga isengesho risoza rya nemera Imana imwe. Inama isozwa n'umugisha w'umusaserdoti bakira bahagaze kugira ngo birinde akajagari gaterwa no gupfukama. Basunika intebe mu cyumba cyuzuyemo abantu. Inama imara amasaha 2. Ni ngombwa kubahiriza igihe kigenewe buri gice cy'inama kugira ngo inama yose yubahirize igihe. Mu mpera z'uyu mutwe turahabona gahunda y'inama y'abapatirisiyani n'igihe buri gice cyagenewe kumara. Ntibasubiramo muri make ibyakozwe. Ntibagahangayikishwe nuko bimwe mu bibazo by'ingenzi bitakemuwe. Inama zikurikira zizabigarukaho. Nta murimo abapatirisiyani bashingwa nk'abaregio kandi inama yabo ntawiha umurimo ngombwa. Umubano wabo uzabera rubanda intumwibareshya ngo baba abaregio, abafasha cyangwa abajutoriyani. Abapatirisiyani baramutse bayobora nk'ubuhanga bashobora kubera umusemburo umuryango w'Imana wose. Amwe mu mategeko y'abapatirisiyani: umuntu akeneye abandi, nicyo gituma abantu bishyira hamwe mu matsinda. Itsinda rigira ububasha ku muntu bitewe n'amategeko arigenga n'umwuka urirangwamo. Abantu bishyira hamwe mu matsinda agira neza cyangwa nabi bagafatanya n'abandi mu mibereho yabo. Iyo babigiranye ubwenge bibagirira akamaro. No mu bapatirisiyani hari icyo kintu gituma umuntu akurikira abandi bitari ku gahato, ndetse akabungira n'abadafite ubuhanga buhambaye. Umuntu wese acengerwamo n'ibyo yumvise bigatuma asa n'abandi, bikanamufasha kwihangana ku buryo bunyuranye. Birumvikana ko hari igihe abantu bashobora gukora byose ariko ntibatera imbere. Kugira ngo iby'abapatirisiyani bihore bijya imbere, abapatirisiyani batozwa kugira umutima wa gipfura no guhora bungurana ibitekerezo. Kumenyana bituma ibyo bitekerezo bicengera mu banyamuryango. Ni nayo mpamvu itsinda ryabo rihora rijya mbere. Guceceka biremerera abantu. Si byiza ko haca umwanya munini wo guceceka hagati y'abafata ijambo. Byatuma perezida ahatira bamwe na bamwe kugira icyo bavuga. Si byiza, byatuma havuka umwuka mubi bigatera buri wese kwifata ntagire icyo avuga. Umuryango ntawe wifuza kuvuga buri kanya, ahubwo gutuza rimwe na rimwe ntugire icyo uvuga bitera akanyamuneza. Baraterane kunezerwa nk'uko bigenda iwabo mu rugo. Guceceka bigomba kurangira, umucyo ukagaruka abantu bakisanzura. Kwigizayo umwanya wo gusobanura. Muri rusange hariho uburyo bubiri bwo gusobanura ikibazo. Hariho gusobanuza umuhanga wabizobereye akaguha igisubizo ako kanya. Ubwo nibwo buryo bubanguze kandi bworoshye. Imyigishirize hafi ya yose nibwo ishingiyeho, ariko ubwo buryo bufite imbogamizi. Akenshi igisubizo nticyumvikana neza kandi ubwo buryo ntibuteza imbere ubushobozi bw'uwasabye ibisobanuro. Uburyo bwa kabiri burushijeho kunoga. Abiga bahabwa ikibazo maze bagashyiraho akabo. Iyo bamaze kwerekana ubushobozi bwabo niho abigisha babagoboka bakaberekera. Basabwa rero gukoresha imbaraga zabo kugira ngo barwane ishyaka biruseho.
uku gutuma umuntu yirwanaho ubwe rimwe na rimwe yerekerwa bimwereka ko yize ikintu, kuko igisubizo kiba gikomotse mu bwenge bwe, bimutera kwishima, akibuka umwete yabigiranye kandi akiringira ko n'ahazaza azagira icyo ageraho. Ubwo uburyo bwo gukora usanga n'abapatricisiyani busaba ko ikosa rikozwe ridahita rikosorwa n'abakuru, ahubwo bararireka rikikemura mu kungurana ibitekerezo, ntirizatinda gukosorwa. Niba ikosa rikomeye kurikosora, ariko bakirinda guhungabanya uwarikoze, bajye batekereza ukuntu Mariya yigishaga umwana we. Ibibazo. Abatanga ibiganiro mbwirwaruhame bazi ibyiza byo gutuma abo babwira babaza ibibazo. Abantu barabaza maze utanga ikiganiro akabasubiza. Abapatricisiyani bo ntibashyigikira ubwo buryo kuko bajya impaka bitakaza umwanya. Kuko kujya impaka bitakaza umwanya. Mu ntangiriro abantu benshi ntibatekereza ku bundi buryo babazamo ikibazo, uretse ku kibazo umwe mu bayoboye ibiganiro. Niba umwe mu bayoboye ikiganiro agerageje kubasubiza, byaba ari ukubangamira kungurana ibitekerezo, kuko inama yahinduka nk'ishuri, bigatuma abayirimo bisohokera. Dore inzira nyayo. Iyo umuntu ashatse kubaza ikibazo kandi akabigira mu buryo bunoze, agomba kumenya ko mu gisubizo ashyiraho ake, nicyo gituma ikibazo kigira akamaro muri izo mpaka. Uko abapatricisiyani bagomba gutera imbere, kwiyungura ubumenyi buhoro buhoro, mbese nk'ugereka itafari ku rindi ni byiza. Abapatricisiyani bo aho kugenda baremekanya, bubakisha amatafari mazima. Ni ukuvuga ko icyo bagezeho kiba gikwiranye n'ibyo bavuze. Igishya kibyarwa n'ibyavuzwe, kandi nacyo kikagira icyo kibyongeraho. Imvugo yarahindutse, n'ibitekerezo birahinduka. Iyo ngiro itoroshye igomba gutuma ubwenge bugira icyo bukora byanze bikunze, nanone bifashijwemo n'ingabire. Icyo umubiri wose wumvise twakigereranya n'umugezi utemba, giteranya imico n'ibitekerezo ndetse n'ingingo zose, byose bigatera umwete imbere. Umwete wo gushaka ibyateza imbere ukwemera ugomba guhindura imitima. Abakuru. Nk'uko perezidiyumu iyoborwa n'abakuru bayo, abapatricisiyani nabo bashingira kuba bayobora. Bagomba kwitwararika ntibarenge ku bubasha bahabwa n'amategeko. Niba baramutse babikoze, icyo gihe bagabanya uruhare rw'abanyamuryango basanzwe. Bahindura inama nk'ishuri, ubuyobozi bwa roho. Perezida cyangwa undi uyobora inama ntagomba kurenza igihe cyateganyijwe. Abantu benshi babura uko bifata imbere y'abategetsi cyangwa imbere y'abanyabwenge. Nicyo gituma abayobora abapatricisiyani bagomba gukora bakurikije ijambo ry'umwami wacu ubwe. Igihe yavugaga ibyerekeye kungurana ubumenyi agira ati: "Nimundebereho kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya." Ivanjiri ya Mutagatifu Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 29. Umuntu yavuga ko abo bayobozi bigiyeyo mu gihe cy'impaka. Izo mpaka zagirwa nta mususu. Si ukuvuga ko bagomba kuvuga igihe cyabagenewe gusa. Bashobora nabo gutanga ibitekerezo nk'abandi bari mu nama, ariko bakabigirana ubwitonzi.